Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe, shima Imana ku bw'aka kanya keza yongeye kuduha, kugira ngo kandi tugire ibindi twunguka mu ijambo ryayo, kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iyo umuntu ari kuryumva ntabwo aba ari akanya gapfuye ubusa, uko byagenda kose hari icyo bikora mu bugingo bwawe. Ushobora no kurisoma ukumva nta kintu bivuze, cyangwa se muri situwasiyo urimo nta n'icyo bikumariye, cyangwa ukumva nta kintu rikubwiye muri ako kanya, ariko hari situwasiyo ugeramo ugasanga rya rindi wasomye uraryibutse kandi riragufashije. Ikindi, abaririmbyi benshi bayobowe n'umwuka baririmba indirimbo ariko bagendeye kuri Bibiliya, ugasanga inkuru barimo bavuga ni nk'izo muri Bibiliya. Rero iyo wasomye Bibiliya biragufasha, urafashwa pe. Ariko iyo utasomye ukumva bari kuririmba nk'inkuru ya Esiteri na Morodekayi, nta makuru na make bifite, upfa kuvuga gusa cyangwa ugapfa kumva, ariko ntabwo uba uzi nyirizina icyo barimo bavuga cyangwa icyo bagendereye, cyangwa ukabona umuririmbyi araririmbye arasimbutse agahuza iby'Imana yamukoreye n'iyo nkuru, akuzura umwuka wera. Wowe ntushobora kuzura umwuka wera utazi ibirimo bivugwa ari ibiki, utazi ayo makuru uko yagenze. Niyo mpamvu mbinginze dufatanye gusoma Bibiliya. Twatangiye isezerano rishya, niho dutangiye mu gitabo cya Matayo. Mureke tugendane, tugeze ku gice cya kabiri nicyo tugiye gutangira. Tuzajya tugenda gahoro, igice kimwe mu minsi 2 cyangwa 3 cyangwa 4 dukoramo videwo, ntago waba ukinaniwe pe. Mureke dufatanye dusome ijambo ry'Imana, ni twebwe bifitiye umumaro. Wowe urisoma ni wowe bifitiye umumaro. Hariho n'urisoma akumva ni ibintu bibishye, akumva ni inkuru nyine zidashamaje ku buryo umuntu yakwicara ngo yumve, ariko icyo gihe umwuka w'Imana aba ataragusanga. Ushatse wasenga ukabwira Imana ati mpa kuryoherwa n'ijambo ryawe. Ariko iyo ukunda Imana wumva unejejwe n'agakiza muri wowe, ukunda no kumva ni iki yavuze, ni iki yanga, ese yagendanye n'abakera gute, ukagenda ugira amatsiko, ukareka bya bindi byose byakurangazaga, amafilimi, za byenda gusetsa, za komedi n'ibindi, ukagenda ukunda ijambo ry'Imana n'indirimbo z'Imana byose, ugasanga umwanya wawe ufite ibindi bintu urimo kukuramo n'ahandi urimo kugenda uwushyira. Rero umwanya uha ibintu bizarema ikintu, bizarema imbaraga bigira muri wowe. Ni ukuvuga ngo niba ureba ibintu bidafite aho bihuriye n'iby'Imana ukabitindamo, bizarema imbaraga muri wowe. Ariko nureba ibintu by'Imana ukabitindamo, nabyo hari izindi mbaraga bizarema muri wowe. Niyo mpamvu ku bantu bakunda gusoma, hari abantu bakunda gusoma ugasanga arasoma igitabo cya mbere, agasoma icya kabiri, agasoma inkuru akumva araryohewe. Reka mbabwire, muri Bibiliya habamo inkuru ziryoshye rwose, zirenterese ku buryo wayisoma. Kandi icyiza cya Bibiliya, urumva iyo uyisomye uri gusoma nk'inkuru ukumva ukuntu yagenze, uko byagenda kose, kuko ari igitabo cy'umwuka, bikugirira umumaro mu bundi buryo, birakubaka mu buryo utamenya, bigashyira imbaraga mu buzima bwawe ndetse no kwizera, bikaguha kurushaho kumenya Imana, kuko Imana tuyimenyera mu magambo yayo, tuyimenyera ukwiri rero ubibona muri Bibiliya, ukamenya ngo uyu yakoze iki, Imana imuhana gutya, ukabura bimenye, ukareka kugenda nka babandi bavuga ngo Imana ni Imana y'urukundo, ntabwo yatuma ikibi kigera ku muntu. Oya, ikwereka inzira, iyo utannye iragutsibura, cyangwa se ikakureka ukarimbuka, ugahitamo inzira yawe ukagenda. Kuko abantu benshi bakunda kuririmba Imana yakuye Abisiraheli mu Giputa, ariko bakibagirwa Imana yabatsinze mu butayu kubwo kutayumvira no kutayizera. Ubwo rero iyo usomye Bibiliya ugenda urushaho kumenya Imana, ukareka kuyifata uko wowe ubyibwira, ahubwo ukayifata ukwiri, ukayihishurirwa ukwiri, bikagufasha. Kuko umuntu wese ugendana n'umuntu atazi, ntabwo bishoboka ko bagendana neza. No kubana n'ababana babiri ari babiri mu nzu, bisaba ko umwe amenya undi, kugira ngo umenye ngo uyu yanga ibi, akunda ibi. Ibi arabyanga, iyo ubikoze murashwana. Rero iyo utabimenye ntabwo ushobora kubana n'uwo muntu neza rwose, ntibyakunda.
Rero reka twisomere ijambo ry'Imana. Ku bantu bankurikiye bwa mbere nitwa Umuhoza Sylvie, kandi namwe bifurije gukomeza uru rugendo neza, kandi niba ari gukira utangira, utangiye inzira nziza, uhigize amahitamo meza yo gusoma ijambo ry'Imana, bizagufasha mu rugendo rwawe rwo kujya mu ijuru. Mbibutse ko nta muntu uzajya mu ijuru atarumviye amategeko y'Imana. Bibiliya irabivuga cyane, kuko Yesu azabana n'abe cyangwa se abo yitabe bitandukanye n'abo twebwe twitabe, kuko twebwe hari ibyo tutamenya, ariko we yarabisobanura aravuga ngo abe ni abumva amategeko ye bakayumvira, ni abafata amagambo ye bakayakomeza. Ubwo rero kuvuga ngo urimo urajya mu ijuru utazi Bibiliya, utazi amategeko y'uwo nguwo nyiri icyo gihugu urimo ujyamo, ngo unayumvire, by'ukuri byaba bisa nko kwibeshya. Twese ntawe uyimenya ngo ayimetirize, ariko akanya ugenda ufata ugasoma, akete ugenda ushyiramo, ruto ruto ugenda ukora ugashyiramo ubushake, niko Imana igenda igusanga ikagenda iguhishurira, nayo ikwihishurira, ukagenda urushaho kumenya ibyo urimo utabigendamo nk'utazi ibyo arimo. Abantu benshi bafata umwanya bakawushyira mu bindi byose byo hanze by'isi, ariko bakibagirwa iyi Mana basenga umunsi ku wundi, ko nayo ifite ikibasaba kandi bifite ingaruka ku bugingo bwabo, ku maherezo y'ubuzima bwabo. Iyo aba bantu babimenyaga babyitaho, kuko ubuzima bw'ino ni ubw'igihe gito. Ubwo rero reka dufatanye gusoma ijambo ry'Imana, tugire umwete cyane kugira ngo turusheho kumenya byinshi, kuko uzi byinshi uko byagenda kose aruta utafite ibyo azi cyangwa se uzi bike. Turi mu gice cya kabiri cya Matayo, nibwo tugitangira, kadushyiremo umwete, hanyuma njye nsoma ariko nsange wenda namwe mwahasomye, tugende turushaho kumva, kandi umwuka ashobora kumpishurira bikeya nkavuga bike, ariko wowe uri kuhasoma Imana ikagenda iguhishurira byinshi cyangwa ikakwigishirizamo byinshi. Niyo mpamvu ugomba gusoma nawe, ugafata umwanya wawe ugasoma. Reka dusenge ubundi tuze dusoma. Data, mu izina rya Yesu, urakoze ku bw'aka kanya keza uduhaye. Reka amatwi yacu y'umwuka afungukire kukumva, maze nawe uvugane natwe, imitima yacu uyivugishe, uyigishe kandi uyikangure, hanyuma ijambo ry'Imana tugiye gusoma ugire icyo wigisha buri muntu wese ku giti cye. Urakoze, tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu, amen. Hari umuntu ushobora kumva tuvuze ngo tumuhaye ikaze cyangwa se ngo duhaye Imana ikaze, ukibaza se Imana niyo igiye kuvuga. Uko byagenda kose, iyo umuntu yicaye hano arimo avuga ijambo ry'Imana adafite izindi nyungu akurikiye nka ba bandi, abantu benshi bafata ijambo ry'Imana bakarisabisha cyangwa bakarivugisha ibindi bashaka kuvuga bitewe n'inyungu zabo, ariko atari inyungu z'ubwami bw'Imana no kujyana abantu mu ijuru, atari cyo bagambiriye. Ariko igihe cyose ufashe ijambo ry'Imana ukarisoma ugambiriye gusangira na bene so kugira ngo mwunguke kandi mugire ibyo mumenya mujye mu ijuru, Imana ivugira muri wowe ikavugana n'abantu bayo. Hari ibintu byinshi njya mvuga, abantu bakanyandikira bakambwira ngo uzi ko biriya bintu wavugaga ari njye wavugaga. Uko byagenda kose Imana iba iri kumwe natwe. Niyo mpamvu ikintu cyose wumvishe wacyitaho, kuko hari igihe Imana itazaza ngo ikuvugishe imanuke uyibone cyangwa se ivugire n'ahandi hatandukanye, ikavugira hano, ikavugira mu ijambo ryayo, kandi iyo urase iryo jwi hari igihe waba utazongera kubyumva kubera ko wumvishe ariko ntiwumvira. Rero Imana idufashe tubashe kuba maso igihe cyose ijambo ry'Imana rivugwa, ujye ubasha kuba maso kugira ngo ugire ikintu ukuramo. Reka dusome igice cya kabiri hanyuma twumve. Ntabwo turi bugire ubusobanuro bwinshi, ahubwo turavugamo mu ncamake uko umuntu aba yumvishe ijambo, byibuza nka mesaje ya rusange nk'uko ngewe mba mbyumva, ariko nawe Imana yaguhishurira izindi zitandukanye. Igice cya kabiri cya Matayo haravuga, umutwe w'amagambo uravuga ngo abanyabwenge baramya Yesu.
Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira aho ariho. Bati, ni i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya. Niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda. Wenda mbanje kuvuga hano gatoya, uko byagenda kose abantu b'Imana hari amasezerano tuba dufite, cyangwa se hari ibyo Imana iba yarakubwiye ngo nzakugirira gutya, cyangwa se waba utarabyumvisha ibyo ngo wumve Imana ivuganye nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo turi gusoma Bibiliya hari amasezerano Imana iduha, nugira gutya nzakugira gutya, nunyumvira nzakugirira gutya, nzakugirira gutya. Ayo masezerano rero igihe cyose usenze ukumva hari igihuye naryo, ukwiye gusenga wibutsa Imana ko yabivuze, ariko ntukirengagize akantu kose Imana nayo yabanje kuvuga cyangwa se yaherukije, kuko akenshi Imana iyo ivuga iravuga nzakugirira gutya, nzakugira gutya, nzakugira uyu nguyu, ariko ikabanza ngo nunyumvira cyangwa se nunyubaha cyangwa se niwumvira amategeko yanjye, ikakabanzaho cyangwa ikagashyira nyuma, ariko abantu benshi bakunda kwibagirwa. Niyo mpamvu amasezerano y'Imana cyangwa iby'Imana tubitse ni iby'ingenzi. Hari aho biba ngombwa ko bikora. Hari igihe ugera muri situwasiyo, tuvuga urugero, Imana yakubwiye ko uzajya hanze, ukabona amahirwe yo kujya hanze araje, ugahita ubyibuka ukavuga ngo uzi ko Imana yambwiye ko nzajya hanze, ukabyibuka byose, harya yambwiye ko nzajya mu kihe gihugu, harya yambwiye ko bizagenda gute. Ibyo bikagufasha kumenya niba igihe ari icyo, cyangwa se niba ari amahirwe Satani azanye, kuko nayo ajya yazana kugira ngo duteshe umurongo. Ubwo rero uyu nguyu yari azi amakuru. Kugira amakuru ni ingenzi y'ubuzima bwacu. Ndabinginze mujye mwegera Imana. Imana ijya ivuga, yavuga mu buryo butandukanye, yagusanga mu nzozi ikaguha amasezerano, yavugira no mu ijambo ry'Imana ufunguye gutya ikaguha amasezerano, ukumva koko ko ari wowe ibwiye kandi ukumva ko iryo jambo ari iryawe. Yavugira mu muhanuzi muri gusenga cyangwa munahuye, cyangwa byose biterwa n'uko ubanye n'Imana. Imana ijya ivugira no mu musozi, umusozi akaza akaguhanurira rwose wihagarariye, ariko byose biterwa n'ubusabane ugirana n'Imana, cyangwa se n'ubuzima bwawe bw'ibanga n'Imana. Niho Imana igusura bitewe n'uburyo ishaka kugusuramo. Aya makuru yari azwi ko Kristo azazuka. Uyu mugabo yari abizi witwa Herode, arangije we avuze ngo umwami w'Abayuda, ahita ashakisha kumenya aya makuru ko twari tuyazi, harya byanditswe ko azavukira hehe. Mu by'ukuri ni iby'ingenzi, nubwo uyu nguyu yarabibaririje kugira ngo amuhemukire uwo mwami, ariko ni iby'ingenzi ko tubika iby'Imana yatubwiye, cyangwa se niba Imana itaravugana nawe ikintu na kimwe, ejo hawe hazaza ntaho uzi kandi urasenga, ukwiye kuyegera, izajya ivugana nawe, iguha amasezerano, iguha amakuru, ikuyobore mu nzira yawe ya buri munsi. Niba uri no gusaba akazi ikakubwira ati kariya kareke, kariya si akawe, kariya uzagahuriramo n'ibibazo, njyewe nzakwihera akawe. Uzi ko hari igihe Imana inakubwira ati wowe tuza, uyu mwaka ntabwo ari we uzabonamo akazi, bigatuma utuza ukareka no kwirukanka, nzaguha akazi wenda umwaka utaha, cyangwa se njyewe nzabyikorera. Ugakomeza ugasenga, ariko nta puresha ufite uvuga ngo birabaye birabaye. Uko iguhaye amakuru bituma ugenda nk'umuntu nyine ufite amakuru. Umwami noneho hano bariya bari bazi amakuru nabo baramubwira bati azavukira aha n'aha aha n'aha. Ni iby'ingenzi kumenya amakuru. Hanyuma bano banyabwenge bari bahawe amakuru kandi babona n'inyenyeri ibagenda imbere y'uwo mwami. Babonye inyenyeri, hanyuma
ariko baratana bajya kubaza Herode, kandi hari inyenyeri yo kubayobora ikabageza aho bari bagize gute, aho bari bagiye. Hanyuma ariko byose byabereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore. Baratana baragenda bajya kubaza Herode, inyenyeri irabarindira. Nuko nkuko tujya dutana rimwe na rimwe ugasanga Imana yavuganye nawe mu ijambo, ariko icyo yakubwiye ukajya kukibaza undi muntu ngo se ko ibi byanditswe ko Imana yambwiye gutya cyangwa ko nasomye gutya bisobanuye iki, ugasanga iby'umwuka w'Imana yagusobanuriye ugiye kubaza abandi bantu bagahita bagutanisha bakakujyana mu bindi, bakakubwira ngo oya ngaho ngaho yabwiraga Abisiraheli ngo ntago ari twebwe, cyangwa yabwiraga abo muri Efeso, cyangwa yabwiraga Abakorinto, ntago ari twebwe yabwiraga, kandi Imana yavuganye nawe mu ijambo ikakwibwirira ngo bigenze gutya bigende gutya. Warangiza ukajya kubaza abantu. Reka twige kugendana n'Imana yacu, kuko rimwe na rimwe ujya kubaza abantu ugasanga rimwe na rimwe bari mu mubiri bakakuyobya, kandi Imana yari yivuganiye nawe iby'ukuri. Rero aba banyabwenge nabo niko byabagendekeye, ariko inyenyeri yarabarindiriye uko byagenda kose, bageze ku cyo bagomba kugenderaho. Ariko turaje twumva ukuntu byarangiye. Kuko muri wowe, hari uriya mudugudu baba bakivuga ngo kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragiza ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Abatuma i Betelehemu ati nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire, nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igeraho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya. Barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basura umubiri wabo. Ahangaha icyo navuga ni ukuvuga ngo Herode nk'uko abyaramwe, Imana dusenga irareba. Hari abantu bigira nk'aho Imana dusenga iri ahantu kure itanareba, icyakora wenda yumva ibyo basaba, ariko ibyo bakora ntabwo ibireba. N'ibyo batekereza, Imana imenya ibyo dutekereza tutanavuze, kandi y'ibireba nk'ibiri kuba, ibireba nka filimi. Niyo mpamvu ibyo watekereje bibi uba ugomba kubyihana. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu yaravuze ngo bagende, yari amayeri yo kugira ngo bamubwire aho uyu mwana ari ajye kumwica, ariko we arabeshya ngo bamubwire aho umwana ari ajye kumuramya. Ntago yari azi Imana yacu dusenga, ntago yari azi iyo Mana yohereje uwo mwana, nta nubwo yari azi uwo mwami ari uwuhe. Yari afite amakuru gusa gutyo, nk'uko abantu uyu munsi wa none bazi ngo Yesu azaza, ntibazi uko azaza, ntibakeneye no kumenya uko azaza, ntibakeneye no kumenya uko byanditswe, ntibakeneye no kumenya ikintu na kimwe. Bari aho ngaho gusa ngo Yesu azaza, ntibazi n'ukuntu azaza uko bizaba bimeze. Hari amakuru atandukanye avugwa ku kuza kwa Kristo. Niba ushaka kubimenya ubisome, ariko hari abantu bicaye rwose bavuga ngo Yesu azaza, ntibazi iyo biva n'iyo bijya, bazatungurwa nk'abandi bose. Ariko sinkwifuriza icyo, kuko twese dufite ubwenge kandi turashaka kujya mu ijuru. Sinkwifuriza ko wazatungurwa nk'abandi bose. Warabatijwe, waragiye mu rusengero, wararirimbye, warakoze ibintu bitandukanye, nawe uzi neza ko ukunze kujya mu ijuru, ariko umwete ubishyizemo akaba ari muke rwose, ukaba uzakwerekeza mu kurimbuka, kandi cyangwa se mu gutungurwa, cyangwa mu kwifata uko ushaka, cyangwa mu kwifata uko bidakwiriye, kubera ko nta makuru ahagije ufite.
uko byagenda kose uyu mugabo ntago yari azi Imana, kuko iyo ayimenya yari kumenya ibyo agambiriye ko Imana ibizi. Imana irareba bene da, Imana irebe mu mitima yacu ikamenya ibyo tugambiriye, ikamenya ibyo tutaranavuga, ikamenya ibyo twibwira, ikamenya ibyo tuzatekereza ejo, ikamenya buri kimwe. Imana iteye ubwoba, Imana niyo kubahwa, Imana niyo gutinywa, Imana niyo guhindirwa umushyitsi, tukagenda twiyoroheje imbere yayo, tugenda gahoro, dutinya ibyaha, dutinya, tumenya ko Imana iteye ubwoba. Nubwo ari umubyeyi wacu, ariko nanone si Imana yo kumenyera ngo twumve ko ari uko nguko bimeze. Imana irarakara, Imana irarakara, Imana igihana, Imana iteye ubwoba, niyo kubahwa. Twe tukiyoroshya tugaca bugufi tukayumvira, kuko uyumvira ni umwana wayo kandi ni umubyeyi mwiza, ariko kandi ni Imana iteye ubwoba. Umuntu ubasha kumenya ibyo watekereje nta wundi muntu wabimenye, ubundi uwo muntu ntago yaba ateye ubwoba. Biteye ubwoba rero, Imana iteye ubwoba, ahubwo biteye ubwoba kuba twebwe twaba tutayitinya. Dukwiye kuyitinya. Ntago nkubwiye ngo nugira icyaha ntujye kwihana, ni umubyeyi, ahubwo nutihana nibwo uzaba ubaye igicamuke, ariko nuca bugufi ukihana, izaba ari Imana yawe kandi ni umubyeyi wawe. Ariko dukwiye kuyitinya kuko ni Imana imenya byose, ni Imana iteye ubwoba, Imana ihambaye. Sibyo ko yicishije bugufi ikaza ikegera umuntu, ariko ni Imana iri hejuru cyane mu bwenge bwayo ndetse n'ubushobozi bwayo. Reka duce bugufi tuyubahe, tuyumvire, nicyo kiyikwiriye, tuyihe icyubahiro. Twebwe duce bugufi yo ishyirwe hejuru. Uyu mugabo rero ibyo yibwiye Imana yarabirebye ibitesha agaciro, kuko ari Imana ibasha kumenya ibyo abantu bibwira. Yabeshye bano ngo nibaza ngo bakamubwira ngo arajya kumuramya, ariko umugambi we wari uwo kwica ruriya ruhinja. Imana kuko izi ubwenge kandi ifite ubushobozi, kandi ibyanditswe byayo byagombaga gusohora, ntabwo yahise yica Herode, ahubwo ibintu byose byagiye bigenda muri process nk'uko yari yarabipanze. Hanyuma ibuza bano bantu mu nzozi, irababwira ngo mwe gusubira kuriya, mwe guca iriya nzira, mbese mushaka, ibabwira indi nzira baza gucamo kugira ngo bataza kubwira uriya mugabo aho uriya mwana yavukiye cyangwa se ari. Imana rero ibasha kumenya byose, tuyubahe kandi tuyitinye. Nugambirira kugira umuntu nabi mu mutima wawe, cyangwa ukavuga umuntu nabi, cyangwa se ukamurakarira, ukumva ufite urwango kuri we, ukumva kumubabarira byarakunaniye, ujye umenya ko Imana ibireba. Ni ukuri hashobora kuba nta wundi muntu wamenya icyo kintu kuko wanagicecetse, ariko mu ijuru hari Imana ibasha kubireba. Iyo ugiriwe umugisha wo kuyegera, irakwihanisha ikakubwira ati uri umwicanyi, kuko Bibiliya iravuga ngo uwanga mwene se ni umwicanyi, ikakwihanisha. Waba uri umwana w'ubugingo, waba ugize umwete wo kumvira Imana ukihana, ariko wabireka n'ubundi Imana ntabwo ifata ku ngufu, irakureka. Ariko by'ukuri icy'ingenzi ni ukumvira Imana kandi tukayicira bugufi. Niba hari n'ikintu kikugoye kureka, ukayegera ukayibwira ati iki cyarananiye, shoboza. Rero icyo ngewe nakuyemo ni uko Imana izi kureba, kandi Imana ivugana n'abantu bayo. Ni ukuri byaba bibabaje umaze imyaka nk'itanu utarumva Imana, no mu nzozi kweri. Byose biterwa n'uburyo uyishaka n'uburyo uyegera, kubera ko Imana iravuga ngo ikunda abayikunda, kandi abayishakana umwete bazayibona. Umwete ushyira mu kuyishaka niwo mwete nayo ishyira mu kukwiyereka. Imana ivugana n'abantu bayo. Mu by'ukuri niba ukunda Imana, niba ugendana nayo, reka Imana uyisabe ikuvugishe, reka uyisabe igusure. We ibindi byose, we no mu nzozi byibura uyibwira uti data, nanjye ndashaka ko unsura nkakubona. Uburyo bwose wazamo, ariko menye ko ari we wasuye, menye ko ari we wavuganye nanjye. Imana ivugana natwe ikaduha amakuru, ikaguha amakuru y'ejo, ikakubwira ati umwana wawe Satani yamusabye kugira ngo azarware, cyangwa se kugira ngo bigende gutya, senga. Erega ibivuganye nawe kandi gusanze mu nzozi, wumva wishimye kuko uba umenya amakuru atamenywa n'undi muntu Imana ibiguhaye. Rero niba Imana itaravugana nawe, urota inzozi ukazibagirwa, Imana no kugira ngo ivugane nawe ntiwanamenya ko yavuganye nawe. Reka tube maso, ni nabwo Imana izavugana natwe tukabimenya. Ndifuriza umukristo wese kuba maso, kuko aricyo kimukwiriye.
burangazi tukabureka, ibiduhugije bidafite umumaro tukabireka. Ni byiza gushakisha ibidutunga, ni byiza ni byiza, ariko ukwiye kumenya ko hari ikindi gice ugomba kwitaho kandi nacyo kikureba. Ugomba kucyitaho kuri wowe ndetse no ku muryango wawe, abo ubereye maso bose, kuko iyo mu buryo bw'umwuka hawe hafunze, n'abo uyoboye bose, tuvuge niba uri umugabo, abo mu rugo rwawe bose, ibintu byose biza bibituraho, nta makuru, nta kirere, abana bakarwara, nta makuru na make ufite byibuza ngo ubashe no gusenga. Mu by'ukuri reka tube maso, Imana iravuga kandi inezezwa no kuvugana n'abantu bayo, inezezwa no gusanga abantu bayo, inezezwa umuntu ugasanga akora ibyaha arabizi ko ari bibi, aranasenga, nta na rimwe n'umutima uramubwira ngo ibi bintu ukwiye kubireka ngo yumve abuze amahoro. Mu by'ukuri ukwiye kwegera Imana ku rwego nayo ikwegera. Imana iyo yakwegereye hari ibintu idashobora kubana nabyo, otomatikomi irabikubuza, ikubuza amahoro. Kandi nawe iyo uri umwana w'Imana ukunze Imana, urasaba Imana ikagufasha ukabireka. Rero Imana iri kumwe nawe urabimenya. Reka tubane n'Imana tuyizi, reka tubane n'Imana tuyumva, reka tubane n'Imana tugendana tuyumva mu ruhande rwacu, itari kure yacu. Byose birashoboka, biterwa n'umwete washyizemo, biterwa n'umwanya wayihaye, biterwa nawe, kuko Imana yirahari, ihora yiteguye kugira ngo irebe umuntu uyisanga n'uyishaka, kugira ngo imwiyereke kandi imufashe. Rero Imana ibafashe kandi ibane namwe. Numva twarekera hano kugira ngo tutajya muri byinshi tugakora video wenda ndende, cyangwa reka turangize kino gice, ahasigaye ni ugusoma gusa, ntago harimo ibintu byinshi. Ngo Yozefu ahungira muri Egiputa. Bamaze kugenda, icyo navuga kuri aba bantu, Imana yarababwiye mu nzozi babasha kuyimenya. Ni ukuri Imana yo mu ijuru iduhe kumva ijwi ryayo, uburyo bwose yavuga, yaba no mu ijambo tubashe kuyumva, kuko nk'ubu hari abantu Imana irimo ivugana nabo ariko ugasanga babisize aho ngaho. Imana iravuga mu buryo butandukanye, ahubwo Imana iduha amatwi yo kumva ndetse no kumvira. Hariho abantu bumva Imana ariko kumvira nabyo bikagorana, ariko bano bantu barumvishe, hanyuma barumvira, ntabwo bigeze basubira kwa Herode, baciye aho Imana yababwiye. Hari n'abandi bagiye Imana ibabwira ntibumvira, nabyo bibaho, ariko igifite umumaro ni ukumva Imana ndetse ukanayumvira, kabone nawe ibyo yabikubwiye biba bigoye. Urugero, hari nk'umuntu nk'umukobwa cyangwa umusore uba ukunze, afite nk'umukobwa akunze, yumva ko banakora n'ubukwe, Imana ikamumubuza, kandi kumva birakugoye, wamukundaga, ariko Imana ikureberera ejo hazaza, niyo izi uwo mwahuza, niyo izi uwo muzabana bigakunda. Dore ko divorce zibaye nyinshi, Satani yiraye mu ngo. Imana rero iyo ikubujije ikintu ukamenya neza ko ariyo, atari amarangamutima y'abantu cyangwa yawe, ubasha kuyumvira, nibyo biba bigufitiye umumaro. Kandi hari n'igihe biba bigoye, ariko biba bigufitiye umumaro kumvira. Ngo bamaze kugenda, marayika w'Umwami Imana araza abonekera Yozefu mu nzozi ati, byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Nawe aherako arabyuka ajyana umwana na nyina nijoro, ajya muri Egiputa, agumayo ageza ubwo Herode amaze gutanga, ngo iby'Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Herode abonye ko yatengushywe na ba banyabwenge, ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho. Bamaze imyaka ibiri n'abatarayimara, nk'uko yagereranyije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge, nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya
byasohoye ngo induru yumvikanye i Rama yo kurira no kuboroga kwinshi, Rasheli aririra abana be, yanga guhozwa kuko batakiriho. Herode amaze gupfa, marayika w'Umwami Imana araza abonekera Yozefu mu nzozi ari muri Egiputa, ati byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isiraheli. Ariko yumvise yuko Arikelayo yimye Iyuda, ahase Herode atinya kujyayo, abwirizwa n'Imana mu nzozi ajya mu gihugu cy'i Galilaya, atura mu mudugudu witwa i Nazareti, ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore, ngo azitwa Umunazareti. Dusoje igice cya kabiri, ariko urumva uko byagenda kose nibyo nababwiraga, kugendana n'Imana uyumva ni iby'igiciro. Mbibutse ko Imana itarobanura ku butoni, nta muntu n'umwe itavugisha, biterwa n'umwete wabishyizemo. Ntuzanavuge ngo Imana ivugana nawe iciye muri runaka, Imana ivugana nawe iciye mu mushumba, Imana ivugana nawe iciye muri runaka. Ibyo nta nubwo Imana ibikunda. Imana ikunda nawe uyegere, hanyuma ishobora guca aho ishaka mu gihe ishaka, ariko biba byiza iyo nawe mufitanye konegisiyo, ku buryo aho abashumba bari n'abandi mbese aho batari, kuko aho uri ntabwo ariho igihe cyose muba muri kumwe, ku buryo nayo yavugana nawe ukabasha kuyumva. Byose biterwa n'uburyo tuyegera, n'uburyo tuyikunda, n'umwanya tuyiha. Urabona uyu mugabo witwa Yozefu nawe yagendanaga n'Imana, niyo yagendaga imuha icyerekezo cy'aho ajya, cy'uko agenda abigenza. Abantu benshi tubayeho mu buzima twiyobora, twebwe ubwacu ntituzi ejo hazaza. Biba byiza cyane iyo tugendanye kandi tukikomeza kubuza ejo hazaza hacu, akabasha kugenda duha amakuru, akabasha kutuyobora, akabasha kutumenyera n'ibyo Satani yagambiriye, tukabasha gusenga bikavaho akabidukuriraho, gutyo bakumbuje kugendana n'Imana yanyu muyumva, Imana yawe. Kuva Yesu yadupfira, kuva yavuga ngo byose birarangiye, umwenda watabutse ahera, umwenda wari ukingirije ahera hahera wahise utabukamo kabiri. Nta muntu wapfaga kugera hariya, hageragayo umutambyi mukuru gusa, ariko waratabutse kugira ngo umuntu wese yigerereyo. Iyo upfukamye ugasenga mu cyumba cyawe nta n'undi muntu uhari, Imana irakumva. Kera ntabwo ari uko byari bimeze, abatambyi nibo bingingiraga abantu, bakanabasabira ibyaha, imbabazi z'ibyaha, bakabatambira ibitambo n'ibindi. Ariko nonaha urapfukama ugasenga, Imana ikakumva kandi ikaba yanakuvugisha. Byose biterwa n'umwete wabishyizemo, niko nababwiye. Hanyuma twifuze kandi dusabe umwete ndetse n'inzara n'inyota byo kurushaho kuyegera. Rero reka dusoreze ahangaha, tuzagaruka n'ubundi dusoma igice cya gatatu. Imana ishimwe ko iba igenda itwigisha ibintu bigiye bitandukanye. Imana yigendana nayo. Imana byari biyoroheye kwica Herode, ako kanya agahita apfa kugira ngo areke uriya mwana w'umuhungu ari we Kristo, Imana Data wa twese n'Umwami wacu, abeho atiriwe ahunga mu Giputa, atiriwe agira gute. Ariko Imana ni Imana ikora ibintu uko ibishaka. Yararetse barahunga kuko yari yarabivuze. Ikindi cya kabiri yagiraga natwe uyu munsi wa none, twitoze kugendana n'Imana, kuko uyu munsi Imana ishobora no kuvuga ati imuka aho hantu hari umurozi, akavuga ati Imana yanjye irakomeye, kubera ko ngiye ngomba kwimuka, umurozi niwe ugomba kwimuka. Oya, uko Imana ikubwiye, Imana ifite ubushobozi bwo kwica n'uwo murozi cyangwa se ikamwimurayo, ariko niba ikubwiye ngo imuka, wowe ugomba kubikora uko nguko, kuko Imana izi icyo ishaka gukora, kandi kumvira biruta ibitambo. Reka tugendane n'Imana tuyumva, nicyo kintu numvishije muri aka kanya nababwira kuruta ibindi, kuko Imana irashaka ko tuyegera, ikatwiyereka, ikatuvugisha. Irabikunda ikatuvugisha, ikaduha amakuru, ikaduha
amakuru y'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Imana yo mu ijuru ibane natwe. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Dusoze dusenga, ubundi tuzagaruka dusoma ijambo ry'Imana. Reka dufatanye gusangiza ubutumwa, dufatanye ijambo ry'Imana, dufatanye imirimo itandukanye y'Imana kugira ngo tugeze ubutumwa ku bantu benshi batandukanye. Dufite ibikorwa bitandukanye by'Imana, ku muntu ukunda Imana kandi ushaka kuyikorera. Babandi bavuga ngo Yesu ngo ndamukunda, yaguhaye nk'akazi ngo umushahara wa mbere ngo nari kugusohokana. Reka nkubwire, Yesu hari abantu benshi yavuze ngo nubasura cyangwa nubakorera icyo ngicyo niwe uzaba ubikoreye. Ibyo ngibyo uzi ijambo ry'Imana ntabwo uvuga bene ibyo bintu, ahubwo urihuta ukabikora uko yabivuze. Hari abantu benshi dufite bakeneye amaboko yacu, bakeneye urukundo rwacu, bakeneye ibintu bigiye bitandukanye biri muri twebwe Imana yaduhaye. Hanyuma kugira ngo nabo bahembuke, tubabwirize ubutumwa, bakizwe, abari mu byaha, abishwe n'agahinda, abishwe n'umubabaro, batazi ko hari umuntu n'umwe ushobora kuba yabakunda. Abo ngabo turimo gukora bene uwo murimo, muze dufatanye ababikunze. Ubikunze uzaca mu gikari utubaze, dukora ibintu bitandukanye kandi bitafite inyungu za nonaha. Nta muntu rwose ujya gusura abarwayi ngo tumuhembe, ahubwo ni uwuzi icyo akora, ni uwuzi icyo ijambo ry'Imana rimutegeka, ni ugukunda umwami wacu. Rero tubahaye ikaze. Hari abantu benshi baba bakunda iyo mirimo, ariko ugasanga babuze uko bayikora, babuze uko bayitangira. Njyewe uyu murimo njya kuwutangira wo gusura abarwayi, Imana yambwiye ko hari abantu benshi bifuza kubikora ariko babuze abo bafatanya, babuze uko babitangira. Nk'umuntu akaba ari wenyine akumva ntagaze uko yabikora, ariko turahari kugira ngo dufatanye tugwize imirimo izaduherekeza nk'uko Bibiliya ibitubwira. Turakoze ku bw'aka kanya keza uduhaye, hambwa icyubahiro ibihe byose. Reka ijambo utubwiye rikomeze ryaguke muri twe, kandi umuntu wese ukomeze urimusobanurire byagutse. Urakoze, habwa icyubahiro, ukomeze kubana natwe kandi uvugane natwe tukumve. Mu izina ryawe dusenze twizeye.